ikaze kuri wowe ukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri kano kanya. Ikaze mu kiganiro RSOG Talk Show, ikiganiro mugezwaho nanjye Ange Gaga Amahoro. Ushobora kwibaza uti se kino kiganiro ni iki, tugiye kuvuga ibiki? Ntugiye kure kugira ngo tubigusobanurire neza. Turi kumwe na Dr Mivumbi, Perezida wa RSOG mu Rwanda. Ikaze muri studio. Murakoze kuduha ikaze muri studio. Ego. Umuntu ashobora kwibaza uti se RSOG ni iki, mu magambo arambuye wayitubwira ariko ukanatubwira wowe nk'umuntu utakuzi kugira ngo bakumenye. Murakoze cyane Gaga. Nkuko wabivuze, nitwa Dr Mivumbi Victor, nkaba ndi Perezida w'urugaga rw'abaganga babyaza, ibyo bita Rwanda Society of Obstetricians and Gynecologists mu Cyongereza. Hanyuma akaba ari urugaga ruhuza abaganga bababyaza bashinzwe no gukurikirana imyororokere y'abadamu. Hanyuma rero impamvu urugaga ruhuza abaganga bababyaza tubita abagynecologue obstetrician mu Cyongereza, tukaba twarashyize hamwe kugira ngo dushobore gushyira imbaraga hamwe kugira ngo dufashe ababyeyi, dufashe mu kugabanya indwara zijyanye n'imyororokere, ariko duteza na programme imbere z'imyororokere mu Rwanda. Mwadusobanurira noneho mubikora muti? Urumva rero kuko abaganga cyangwa abamemba ba society n'abaganga bakora mu bitaro bitandukanye mu Rwanda, hari n'abakora hanze, bakora mu bitaro byigisha, bakora mu bitaro bya district bivura. Abo bantu rero bose twishyize hamwe kugira ngo dushobore kugira imbaraga, dushyize hamwe dutera imbere. Uburyo rero tubikoramo n'ubuhe, twakoze program ziri muri iyo society yacu kugira ngo dufashe Minisiteri y'Ubuzima tuyigira inama kugira ngo dufashe abo bantu bose bavura, b'abaganga b'abagynecologue, kugira ngo bagire ubumenyi bashobore no gutanga serivisi nziza kugira ngo ababyeyi bacu, abadamu bashobore kugira indwara zibageraho zishobore kuvurwa. Umuntu ashobora kwibaza ati se uru rugaga rwanyu rwatangiye ryari, mwashinze rwaje mu Rwanda ryari? Urakoze cyane. Urugaga rero rwatangiye muri 2012. Nibwo twashyizeho urugaga. Icyo gihe abagynecologue bari bake cyane mu Rwanda, bari nka 30 gusa mu gihugu cyose. Ubwo rero nibwo twishyize hamwe, turabahamagara, turavuga tuti ese kugira ngo dushobore kugira imbaraga, twashyira imbaraga hamwe, nibwo twatangiye uru rugaga rero. Hanyuma turi munsi y'itegeko ryo ku kwa munani 2011 rishyiraho amasosiyasiyo mu gihugu akorera adafite inyungu. Watubwira noneho ni izihe ntego n'inshingano nyamukuru by'uru rugaga rwanyu? Intego nyamukuru yacu nk'uko natangiye mbivuga, ni ukugira ngo dushyire imbaraga hamwe. Gushyira imbaraga hamwe twigisha, dutanga ubumenyi bufite ireme kugira ngo abaganga b'abagynecologue barangize bafite ubumenyi, noneho batange serivisi nziza. Ikindi ni uko muri objective zacu ni ukugira inama Minisiteri y'Ubuzima. Murabizi ko Minisiteri y'Ubuzima irebera igihugu cyose mu mpande zitandukanye, ariko twebwe ahangaha cyane cyane icyo dushaka kugira inama muri Minisiteri y'Ubuzima ni ukugira ngo ubuzima bw'umubyeyi ubyara n'ubuzima bw'imyororokere bugende neza. Ikindi cya gatatu dushyira imbere ni ubushakashatsi. Murabizi ko ibintu byose bikorwa bihera ku bushakashatsi no kureba ese ni ibihe bibazo dufite bijyanye n'izo ndwara z'abagore z'imyororokere, hanyuma tugakora ubushakashatsi kugira ngo dushobore gutanga ibisubizo nyabyo. Ikindi kandi muri urugaga rwacu dushyira hamwe tukareba n'abagynecologue, tukareba imyitwarire yabo kugira ngo batababe exemplaire, ikigenze nabi tukamenya uburyo tugikemura bitagombye ko bijya hanze. Rero muradusobanurira bimwe mu bikorwa mwagiye mukora, mwakoze inaha mu Rwanda? Urakoze cyane. Nkuko nabivuze rero, ibikorwa dukora cyane ni ibintu bijyanye no gutanga ubumenyi. Dutanga ubumenyi mu buryo butandukanye. Dutanga ubumenyi aho dukorera. Umuganga w'umugynecologue aho akorera aba uretse kuvura ariko aranigisha. Yigisha ababyaza baba bahari baje muri stage nabo bakorana. Ikindi abanyeshuri biga ubuganga
iyo bavuye mu ishuri bajya mu bitaro, iyo bagiye mu bitaro gukora stage, ibyo twita stage. Mu gihe cya stage umuganga w'umuginekologe baba bari kumwe aramwigisha akareba objectif z'ibyo agomba gukora, akamwigisha ibintu bijyanye na obstetric and gynecology, ni ukuvuga ngo kubyaza n'indwara zifata imyanya y'imyororokere turigisha. Ikindi cya gatatu uretse kwigisha nkuko nabivuze dukora ubushakashatsi. Iyo urebye rero kuko urabona tumaze imyaka irenga 10 hari porogaramu nyinshi twagiye tugira. Ubu ngubu dufite porogaramu twatangiye n'umwaka wa 2 yo kwigisha abaganga bakirangiza medicine general bakajya muri cycle ya 3 kugira ngo bazabe abaginekologe. Iyo porogaramu tuyifite mu bitaro 10 ibyo bita level 2 teaching hospitals, dufitemo abarimu tukajyamo n'abanyeshuri. Dufite n'izindi porogaramu zijyanye n'ibyo byo kwigisha imyororokere, ibyo twita sexual reproductive health, twigisha ababyaza, abanasi, tukigisha abaganga uburyo bashobora gufasha umuntu wagize ikibazo kijyanye no kuvanamo inda yavuyemo, ibyo turabigisha uburyo bagomba kubigenza. Ikindi dukora buri mwaka nacyo kijyanye n'imyigishirize n'ubushakashatsi, tugira icyo bita annual conference. Buri mwaka tugira conference ziri international, tugatumiramo abantu baturuka hanze baba expert, bagahuriramo n'abanyarwanda mu gihugu, tugatanga ubumenyi n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa, tugakora exchange na best practice sharing, turabikora. Ibyo nabyo ni ikintu tubona cyiza kuko gituma abantu bongera ubumenyi bakamenya n'ibikorwa n'ahandi, ibyo tukashimye bikabyaza mu gihugu. Izo nizo program mvuze muri makeya, ariko igihe dufite umwanya dushobora kuzabwira muri magambo arambuye. Yego, rero umuntu ashaka kwibaza uti se uru rugaga rwanyu RSOG mukora gute kugira ngo mufashe abagore n'abakobwa mu Rwanda? Rero uburyo dukora ntabwo dukora twenyine, kuko ibyo dukora byose dukurikiza umurongo w'igihugu, tugakurikiza umurongo wa Minisiteri y'Ubuzima muri porogaramu zitandukanye. Nk'uko mubizi Minisiteri y'Ubuzima ifite porogaramu zitandukanye zishinzwe kureba no ku-improvinga ubuzima bw'abantu, sibyo? Ariko twebwe muri domene yacu ijyanye no kubyara n'imyororokere dukurikiza umurongo wa Minisiteri y'Ubuzima, cyane cyane mu buhe buryo dufasha Minisiteri y'Ubuzima mu gushyiraho imigambi ngenderwaho cyangwa amadokima, ama-guideline, ama-protocol. Abaginekologe baba bari muri groupe zifasha kwandika izo strategy document, ama-protocol n'ama-guidelines. Ikindi nuko nk'izo programu zo kwigisha turi kumwe na Université y'u Rwanda, turi kumwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gukora za curriculum zo kwigisha. Ikindi nuko ikindi kiri ngombwa dukora cyane aho tunyura hose, aho dusanze ibibazo bijyanye na serivisi zitari nziza mu kubyaza, dukora icyo bita advocacy kuri level zitandukanye. Nimba umuginekologe ari mu bitaro ahantu hatari ibikoresho, tukabivuga tukabisaba muri Minisiteri y'Ubuzima cyangwa undi mufatanyabikorwa ushobora kubitanga. Ikindi navuga nuko dufatanya n'abandi bafatanyabikorwa, kuko mu gihugu dufite abafatanyabikorwa batandukanye bafasha Minisiteri y'Ubuzima, ariko natwe dukorana muri iyi domene ijyanye n'imyororokere no kubyaza. Tugashyira hamwe tukaba turi muri coordination zimwe, hanyuma tukungurana ibitekerezo kugira ngo turebe uburyo twafasha mu improvinga services zikorwa mu bitaro. Noneho watubwira n'ibihe bikorwa by'ibanze RSOG iteganya gukora muri uyu mwaka? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze turashaka gufatanya na Minisiteri y'Ubuzima nk'uko dusanzwe dufatanya. Nko muri uyu mwaka turashaka gufasha Minisiteri y'Ubuzima mu byo bita kwerimina kanseri y'inkondo y'umura. Hari porogaramu yo ku isi, ariko n'igihugu cyacu kirimo gukora uko gishoboye kugira ngo kigere kuri iyo ntego yo muri 2030, ku buryo ababyeyi bagabanya kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo rero tuzafatanya na Minisiteri y'Ubuzima kujya gupima abantu, tukareba nimba nta muntu ufite ibyago byo kuba yarwara kanseri y'umura, noneho tukamenya uburyo tumuvura. Ikindi cya kabiri nuko tuzafata abandi banyeshuri bashyashya muri ya porogaramu ya cycle ya 3 y'abarezida, kugira ngo nabo bajye muri porogaramu yo kwiga, kuko turangiye umwaka wa mbere aho dufite abanyeshuri 60, ubu nabwo tuzongera dushyiremo abandi 30 cyangwa 40. Ikindi cya gatatu nuko hari ababyaza n'abanasi twagiye twigisha porogaramu zijyanye n'imyororokere
turagira ngo tuzabikomeze ku buryo byibura ibitaro bya leta n'ibitaro byigenga byaba bifite byibura abantu nka 4 bashobora gutanga izo serivisi zijyanye n'imyororokere kandi babikora neza ku buryo umubyeyi uje gushaka iyo serivisi ayibona. Ikindi dushaka kuzakora muri uyu mwaka ni ikintu kijyanye n'ubushakashatsi. Turashaka gukora ubushakashatsi butandukanye mu nzego zitandukanye kugira ngo turebe cyane cyane ese ibibazo bigihari bikibangamiye ababyeyi kugira ngo bagere kwa muganga babyare neza. Turebe ese abantu twigisha ubumenyi tubaha burahagije ku buryo bashobora gutanga serivisi nyazo kugira ngo turinde za mpfu zishobora kwirindwa kuko nta mubyeyi wagombye kubyara gupfa abyara. Ibyo rero niyo package y'ibintu byose dushaka gukora dufatanyije n'abafatanyabikorwa na Minisiteri y'Ubuzima. Umuntu ashobora kwibaza ati noneho ni ibiki n'izihe mbogamizi mugenda muhura nazo, ubundi iyo muhuye nazo muzikemura gute? Imbogamizi duhura nazo urebye ntabwo ari twebwe nka society yacu gusa, muri society icyo navuga turacyari bakeya urebye n'ibyo twagombye gukora, urebye na population tugomba guservinga. Niyo mpamvu muri gahunda dufite ari ukongera umubare, sibyo? Izindi mbogamizi dufite cyane cyane ni ukubona abarimu b'inzobere mu gihugu, nimba umubare wacu uri mutoya no kuvuga ngo n'abarimu ntabwo bahagije, ku buryo bidusaba kujya gushaka abarimu baturuka hanze. Urumva birahenze, bisaba ubushobozi budasanzwe, sibyo ko nabyo tubikoraho dufatanyije n'abaterankunga. Ikindi ni uko aho dukorera mu bitaro usanga infrastructure n'ibikoresho bitaramera neza, nubwo dufite aho twavuye, dufite aho tugeze, ariko dufite naho dushaka kugera. Ibyo rero nabyo ni ibintu bidusaba gushyiramo imbaraga. Twe nka society y'aba gynecologists twenyine ntitwabikora, niyo mpamvu usanga buri gihe dufite abaterankunga, abafatanyabikorwa, kandi turabafite batwizeza yuko bazadufasha muri ibyo byose ku buryo bizagenda neza. Urebye muri make n'ibyo ngibyo nk'imbogamizi, ariko dutekereza ko mu minsi izaza bigenda bikemuka urebye naho twavuye naho tugeze ubu. Ni gute inzobere mu buvuzi n'abaturage muri rusange bashobora gufatanya na RSOG no kuyishyigikira? Ikibazo kirakomeye, ariko ikintu twifuza nubwo bwose tuvuga ko dutanga ubumenyi mu kuvura, ariko hari n'ikindi kintu dukora, twigisha n'abaturage. Twigisha abaturage kugira ngo bamenye ibyo bagomba. Ese ni ryari umuntu ajya kwa muganga? Kugira ngo umuntu ajye kwa muganga nuko abazi ko afite ikibazo, ibyo twita awareness. Hari ibyo dukora tuvuga ngo tujya muri community, ibyo bita outreach, tukasanga abaturage hasi aho batuye tukabigisha. Ubwo rero icyo dukeneye ni iki? Dukeneye ko inzego zo hasi, local authorities, badufasha mu bukangurambaga kugira ngo bababyeyi bashobore kuza. Urugero naguha, nk'umubyeyi wabyaye undi ufite imyaka hejuru ya 35 kuzamura, yagombye byibura kujya kwa muganga rimwe kujya kureba ko inkondo ye y'umura nta kibazo ifite. Ariko urumva nimba ntabizi, ntarabyigishijwe, ntabwo menya ko ari ngombwa. Ubwo rero kandi dukeneye yuko local authorities badufasha kugira ngo tugere kuri aba beneficiaries bo hasi, niho dukeneye gukorabora. Ikindi dukeneye cyane nuko nubwo kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima turakorana neza muri departments zitandukanye, RBC, twifuza ko twakombye kuba turi involved mu bintu byose, ku buryo ibyemezo bifatwa tuba tubirimo nk'aba expert, cyane cyane mu bijyanye muri ya domaine yacu. Ikindi nuko dutekereza ko abaterankunga baracyari bakeya, kandi natwe ubushobozi ntabwo bura bwinshi. Niyo mpamvu tugenda dukora advocacy, tukimenyekanisha nka society, tukerekana objectives zacu n'ibyo tugezeho, kugira ngo tugire abaterankunga baza kudufasha muri za challenges dufite, za infrastructure, ibikoresho, abarimu, kugira ngo twimproving. So ahangaho niho dukeneye cyane cyane imbaraga z'abandi bantu baturutse hanze. Umuntu ashobora kuvuga ati kino kiganiro kirarangira hano, ntiki noneho nyuma y'iki kiganiro abaduteza amatwi cyangwa no kutureba bazakurikira? Urabyumva yuko nkuko nabivuze, iyi ni incamake y'ibyo dukora. Navuze porogaramu zijyanye no kwigisha abaganga kugira ngo babe inzobere muri troisième cycle. Dufite porogaramu z'ubushakashatsi, dufite porogaramu zo gukora za New York Conference, tukazana abantu baturutse hanze. Ubutaha icyo twifuza no kutuzagera tuvuga
buri porogaramu zacu muri detail, noneho ku byo abantu bamenye bati ese iyo mwigisha abantu kugira ngo bazabe aba specialiste bavura indwara zijyanye no kubyara n'imyororokere ni iki bisaba, ese bibera he, ese mufite ibikoresho. Ibyo rero nibyo mu biganiro bizaza dushaka ko society yacu bamenye icyo ikora kugira ngo abantu bose baze badufashe, kuko ibyo dukora no kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi bube bwiza in future. Ntagire umubyeyi uzajya apfa abyara, ntagire umubyeyi uzasanga ko afite kanseri kandi hari uburyo twagombye kuba twamenye hakiri kare tukabivura hakiri kare. Ubwo rero nicyo dushaka ko tuzagenda tuvuga izo porogaramu muri episode zizaza, abantu bakabyumva bakumva ko duhari, bakumva ko ubwo bushobozi tubufite n'ubumenyi. Dusoza tugana ku musozo, uri buze kutubwira ubutumwa umwahereza abantu dukurikiye kano kanya muri kino kiganiro. Ubutumwa nabwira abantu batwumva muri iki kiganiro ni ukubabwira ko society y'abaginecologue na obstetrician ihari kandi igenda ikura, tugenda twongera umubare. Navuze ko yatangiye mu 2012 nibwo twatangiye iyi society, twari 30, ariko ndagira mbabwire ko ngubu tugeze ku 140. Iyo urebye rero gahunda dufite yo kwigisha abandi, dutekereza ko mu myaka izaza iri imbere umubare uziyongera, ku buryo ababyeyi aho kugira ngo basange umu specialiste mu bitaro bya universite bazajya bamusanga no mu bitaro bisanzwe bya district. Urumva rero nizo mbaraga turimo gushyiramo. Birumvikana yuko ni Minisiteri y'Ubuzima ifite iyo vision idufasha, ariko ko natwe dufite ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi tubirimo cyane. Ikindi nagira ngo bwira abatureba bamenye yuko hari ibintu bagombye kuzajya bumva bakamenya ko bihari. Usanga abantu benshi bavuga ati uriya muntu ararwaye, ati mu gihugu cyacu nta muntu wabikora, nta muntu wabikora. Urugero nabaha ni nko kuvuga ngo abantu babuze urubyaro. Umuntu ashobora gukora urubyaro mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ubu ngubu nagira ngo bamenyeshe ko mu Rwanda dushobora gufasha abantu babuze imbyaro mu buryo butandukanye, tukagera naho tubafasha ko babona urubyaro bitagombye yuko byo bita IVF, artificial fecundation in vitro. Abantu benshi ntabwo babizi ko mu Rwanda bihari kandi bikorwa n'abaginecologue. Ubwo rero nagira ngo babwire ko birahari, mujye mukurikira amakuru, mwumve ibiganiro bitandukanye kugira ngo mumenye ibibagomba ko bihari, atari kuvuga ngo byose biba hanze, no mu gihugu birahari. Reka tubashimire cyane ko mwitabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane namwe kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvuge kuri society yacu, ibyo dukora na vision dufite. Yego, reka mbashimire cyane mwewe mwakomeje gukurikira kino kiganiro kuva gitangira kugeza kano kanya. Reka tuzasubira ubutaha mu izindi episode. Jewe ni Ange Gaga, ikiganiro ni RSOG Talk Show. Reka tuzasubira ubutaha.